abatabizi bazita imbwa, abazi icyo zimara nibo bagusobanurira ibyo zikora. Ibidasanzwe kuri K9 abapolisi b'amaguru ane polisi y'u Rwanda yifashisha aho rukomeye mu mihanda itandukanye, mu bibuga by'indege, ku mipaka. Ushobora kuba warabonye imbwa abapolisi bifashisha zigenzura imizigo cyangwa zikora umukwabo. Bamwe bakazita K-9, abandi bazita sniffer dogs kanini cyangwa police service dogs cyangwa abapolisi b'amaguru ane. Byinshi wamenyaho nibyo nje kukubwira. The Quick Times News ni uteze amatwi. Reba ko wakanze subscribe niba utarayikanda, uyikandeho. Niba waranayikanze sharing inkuru, bundi genda uryoherwa n'ibyo tugenda tukugezaho. Nguhaye ikaze rero. Ariko inyuma y'ayo mazina yose ane bakubwira yuko hari inkuru yihariye y'ubuzima, imyitozo ndetse n'ubufatanye budasanzwe hagati y'izimbwa ndetse n'abaziyobora. Nubwo rero rimwe na rimwe ziteye ubwoba iyo ziri mu kazi, izi mbwa ni nyamwete kandi zifite ubwenge budasanzwe. Kandi ikindi bakubwira nuko zitozwa gutahura ahari icyaha biciye mu kuzihinukiriza ndetse no mu buryo butandukanye umuntu yakwibwira ko budashoboka. Icyo nakubwira, inkomoko y'ishami rya K-9 mu Rwanda. Ishami rya K-9 rya polisi y'u Rwanda ryavutse mu mwaka w'ibihumbi 2000 nyuma gato y'ishingwa rya polisi y'u Rwanda kuva tariki ya 16 Kamena mu mwaka w'ibihumbi 2000. Icyo gihe rero igihugu cyari kinjiye mu rugendo rwo kongera kubaka umutekano nyuma y'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Hakaba rero hari hakenewe uburyo bushya bwo kurwanya ibyaha bwihuse kandi bwizewe. Muri 2024 nk'uko byasobanuwe na Chief Superintendent of Police CSP Faustin Karimba, wari umuyobozi w'ishami rya ziriya mbwa nyine. Icyo gihe iri shami ryatangiye rifite imbwa ebyiri zonyine n'abapolisi 3 bazitozaga. Mu magambo ye yagize ati, urebye amateka y'igihugu nicyo gihe cyishimwa cyangwa kishingwa rya polisi y'u Rwanda byagaragara ko hakenewe uburyo bukomeye bwo gutahura ibyaha, cyane cyane ibiyobyabwenge n'ibisasu. Niyo mpamvu ishami rya K-9 ryashyizweho. Ubu iri shami ryabaye brigade yuzuye kuko ifite ubushobozi bwo gukoresha imbwa zitandukanye zishobora gutahura ibiyobyabwenge, ibisasu ku bibuga by'indege, ku mipaka ndetse no mu birori bikomeye byo ku rwego rw'igihugu. CSP Karimba yavuze ko imbwa imwe ya K-9 ishobora gukora akazi kagera ku gatekerezwa nk'ak'abapolisi bagera kuri 50 mu gihe gito cyane, bikayigira igikoresho cy'ingenzi cyane mu bijyanye n'umutekano. Urakwibaza uti rero uko zitozwa ni gute kugira ngo zibe za kwifashishwa none hari imbwa zifite akamaro cyane. Kwinjizwa rero mu muryango wa K-9 ntibiba ari ibintu byoroshye kuri ziriya mbwa, kuko imbwa zose zinyura mu byiciro 3 by'ingenzi. Icyiciro cya mbere ni ugusuzuma ubushobozi bwazo, cyo ni kimwe, hagamijwe kumenya niba izakora koko mu gutahura ibiyobyabwenge cyangwa ibisasu. Icyiciro cya kabiri ni imyitwarire, obedience training, aho zitozwa kumvira amategeko no kugenzura imyitwarire yazo kugira ngo zishobore gukora neza n'abantu. Icyiciro cya gatatu rero ni ubufatanye n'umupolisi uzitoza, aho niho havukamo umubano ukomeye cyane cyane hagati y'imbwa n'abayobozi bazo. Icyo CSP Karimba yabisobanuyeho yagize ati, imbwa ya K-9 imenya umuntu umwe gusa mu kazi kayo, niwe muyobozi wayo. Iyo adahari ntishobora gukora neza. Ni umubano w'ubwizerane n'urukundo rutuma bakorana nk'umubiri umwe. Izi mbwa rero wakwibaza uti zibigenza gute kugira ngo zitahure ibyaha? Mu kazi kazo imbwa ya K-9 iyo yatangiye kumva impumuro y'ikintu
kitemewe, imyitwarire yayo nyine irahinduka. Birumvikana nyine iyo iri nko kumva wenda nk'ibiyobyabwenge runaka, imyitwarire yayo ihita ihinduka, abashinzwe nyine kuyikurikirana bo bagahita babimenya. Yihutira rero icyo kintu imaze kubona ko hari ikintu gishobora kuba kitemewe, yihutira kugishakisha, igakurikiraho impumuro ikomoka kugeza igaragaje aho ikibazo kiri. Chief Superintendent of Police CIP Michel Twagiramungu, umwe mu batoza bazo, avuga ko iyi mbwa imaze gutahura iki kintu yegera aho kiri, igahagarara cyangwa ikicara igaragaza aho ikibazo kiri, aho niho nyine n'akazi kayo ko kuyiyobora nyine gatangirira, kuko ahita yishimira kugira ngo imenye ko yakoze neza. Nyine ni nacyo gituma nyine buri gihe igenda, ariko bazayiha n'akandi kazi nyine gakora neza. Wakwibaza uti se yimaze gutahura ikintu nk'icyo ngicyo, usibye kuyishimira, bayishimira bati? Ndahari kugira ngo mbikubwire. Banza urebe ko wakanze subscribe nyuma yuko turi buze kuba tunakomeza n'inkuru yacu. Banza urebe ko wakanze subscribe rikande. Rero uko bayishimira mu buryo butangaje, iyi mbwa ya K-9 nayo ifite uburyo bwo guhembwa. Iyo wakoze neza urashimwa, ntabwo ari amafaranga bayiha, ahubwo ni ibikinisho nk'imipira n'amagambo yo kuzishimira bayihemba. CIP nyine Twagiramungu we nk'umwe mu bana nazo umunsi ku munsi, umwe mu bazitoza, avuga ko ibigira uruhare rukomeye mu gutuma imbwa ikunda akazi kayo. Mu magambo yagize ati, iyo uyihembye imbwa irabyibuka igashaka kongera gukora neza. Ibi bituma umubano wayo n'umuyobozi wayo urushaho gukomera. Hari niyo mpamvu nyine iyo umuntu yakoze neza ukamuhemba, ukamushimira, utahakora neza kurushaho. Wakwibaza uti se rero izi mbwa uko zitaweho mu buzima bwa buri munsi ni gute? Ubuzima bw'izi mbwa bwitabwaho nk'ubw'ushinzwe umutekano wuzuye. Chief Inspector of Police CIP Dr. Norbert Mugabe, muganga w'amatungo wa K-9, avuga ko buri mbwa igenzurwa buri munsi, igahabwa indyo yuzuye yihariye hakurikijwe ibiri ifite n'imbaraga ikoresha. Yagize ati, twita ku buzima bwazo buri munsi, zifite indyo yabugenewe, zisukurwa buri gihe kandi zikavurirwa mu ivuriro ryihariye rya K-9. Iyo habayeho ikibazo gikomeye twohereza imbwa mu mavuriro y'amatungo yisumbuye. Avuga ko kandi imbwa imwe mu busanzwe irya rimwe mu masaha 28, igahabwa hafi garama 500 z'ibiryo nyine irya byabugenewe. Rero wakwibaza uti se iyo imaze gukora irahuruhuka cyangwa igihe cyayo cyo kuruhuka ni iki? Nubwo zikora akazi gakomeye, imbwa ya K-9 nayo zigira ikiruhuko. Dr. Mugabe yasobanura ko iyo umupolisi uyiyobora ari mu kiruhuko, n'imbwa ihita iruhuka. Ibi bifasha mu kurinda umunaniro no gukomeza ubufatanye hagati y'imbwa n'umuyobozi wayo. Ukibaza uti se yigira akora, ariko se igera mu zabukuru bikagenda bite? Nk'abantu, imbwa ya K-9 nayo igira igihe cyo kujya mu biruhuko by'izabukuru. Imbwa rero zitahura ibiyobyabwenge zasezerewe hagati y'imyaka 9 ndetse n'10, mu gihe ibisasu ziba ari hagati y'imyaka 8 n'9, bitewe n'akazi zakoraga. Nyine ubwo birumvikana ko itahura ibisasu itaruhukira rimwe n'itahura ibiyobyabwenge. Birumvikana neza, itahura ibiyobyabwenge iruhuka hagati igejeje ku myaka 9 cyangwa 10, mu gihe y'ibisasu iruhuka hagati y'igihe cy'imyaka 8 ndetse n'9, bitewe n'akazi yakoraga. Ubutumwa bwazo rero hanze y'igihugu uretse mu Rwanda, imbwa za K-9
zagiye zifashishwa no mu bikorwa by'umutekano mu mahanga, harimo nk'Cabo Delgado muri Mozambique aho zafashaga mu bikorwa byo kurwanya imitwe y'iterabwoba. CSP Kalimba rero bavuga ko u Rwanda rwatangiye no guteza imbere gahunda yo korora imbwa za K-9 imbere mu gihugu kugira ngo zigabanuke gutumizwa hanze, cyane cyane mu Buholandi ndetse no mu gihugu cy'Ubwongereza. Nyine niho batanga izi mbwa cyane, niho bazisohora nyinshi. Ngewe rero nakubwira yuko izi mbwa zikora akazi karemereye cyane, ariyo mpamvu nkubwira ngo nyabuna ziriya si imbwa, ziriya ntabwo ari imbwa, ahubwo ni abapolisi nyine bo mu bundi bwoko, ariko ntabwo ari imbwa. Icyo kintu tubanze tucyumvikaneho. Akazi zikora ibiyobyabwenge, shaka ibisasu zikabivumbura zikabyerekana, ntabwo ari imbwa. Akazi zikora ntabwo ari ak'imbwa, ahubwo ni ak'abapolisi, nako ushinzwe umutekano n'ubundi. Ubwo rero icyo nakubwira ni kimwe, kanda subscribe niba utarayikanda. Niba rero wamaze kuyikanda, sharing iki kiganiro ndetse n'ibindi biganiro byose The Quick Times News igenda ikugezaho, ubundi ukomeze ugire ibihe byiza, unogerwa na gahunda zose tugenda tukugezaho.